kubera iki se iki gifuka kiza kumeza umushe kwifuka bakira kumeza ubwo rero nyanze se kuko ndabigenza yaranyishe neza no kwizana umwana mutoraguye umwange urashaka kwibona mwikira nuko sinaribonye ameke kandi amaherezo ntureba umuntu w'agashyano tuzi byose bizujya ahangaha man uriya kumuka nubwo muzi ngewe mubona tunareka ishyano twigire mu byacu ndabona n'imirimo tugiye kuyigabana ahubwo se mbwira nyine cyane ndi akazi turi gihanga amanywa ari zuba rimeze nabi nakonde mama twageze igeze hano bya SHANIA se aha naga mama rero ukuntu byagenze nagiye kumva numva muganga arampamagaye cyore wabaye iki papa shani ntagahinda cyore mwana wanjye bamujyanye kwa muganga maze kugerayo muganga mu mwanya ugiye kuza nyine amaze umwanya munini ahita ampamagara ari amahoro ariko kazanjye mutanga ko ari ikibazo yagize na amahoro se urumva ari amahoro umuntu ajya kwa muganga ari amahoro hari igihe bari kwa muganga ariko bitari grave cyane nabuze yarwaye n'indwara itagira ibinini itagira n'urushinge imeze itese none se wenda weho waba uri umushakashatsi waba warumvise byinshi mu matwi yawe indwara bita nkuru urayizi indwara ibaho ku bana b'abakobwa n'abasore bakundana kabone ko n'umukobwa n'umukazana wanjye akundana n'umuhungu wanjye ntabwo ibyo nabitindaho nta nubwo nabitindaho none se kuba bakundana umuhungu wawe atera mpuru oya nta muhungu yatera mpuru ahubwo habayeho akabazo ntawe kamushimishije yavanye mu rugo depresiyo nahise mvuga yuko umwana agize ikibazo gikomeye cyane naho rero yagiye kwa muganga basanga arwaye mpuru nga mpuru dore umugore nimba yavuze ngo ni urukundo ngo ni indwara ngo y'urukundo indwara y'urukundo nubwo ndanyumvishije oya ibyo ni ibintu bibaho cyane ntago ari ibintu byakabaye biguhangayikisha birahangayikisha kuko umwana arwaye ariko ibyo ngibyo umuhungu wanjye ndaje ndebe ko namwigisha naza kumusura byibura akamubonaho gake cyane biroroha abagore mugiriza nyo ntawamenya dore n'uyu n'abagabo barazirwara dore n'uyu yambwiye ngo oya ni ibintu bibaho ngo ni indwara ngo y'urukundo ngo ararwara ngo agakunda umuntu cyane gakarwara bibaho cyane namubwiye dore niyo mpamvu rero
usanze twicaye ahangaha mwacitse urukendero ariko nibyo kubabara ni dore nawe nguwa kabone ko umwana bari kwa muganga ngana umushakira umuti umushakira ibinini ntawamenya ntabwo yari yakubwiye ko SHANIA wanjye yamuhamagaye la stress zose yagiye afite manage wasanga wenda yagezeho agasanga na cya gikobwa kikiriyo baba we ariko nanjye ndashaka ikintu umufasha umari rwose pe n'inshuti ibintu nabyo ese tukiri aho ngaho twagiye mu bya SHANIA ntibajya kubabaza urwavumba mwaruye ko ntusanga numenyereye hano ndabaza uyu urwavumba rwaye ngo ki mama mbabarira bizi ko nkuba uri wa mwana wanjye ariko mbabarira ku mukobwa oya pe mbabarira uyu mukobwa niba ari umukobwa ni umwana ni umuhungu ko ndeba ntazi isura y'ubwoko bwayo genza gake urebe ibyakuzanye bya SHANIA nayo by'umukobwa ndasanga urugo umwihorere uyu muntu mwishaje muri izi ntebe imbaraga asa n'imvunja reka neguke kuyubyumve fata umukobwa wanjye fayo uragira ngo ansigira umwana ibihe namwe mwamuzanye mumwicaza impande y'urwavumba rwayo nubwo muri bamwe mubwire mama mubwize ukuri uyu mwana uramubona mwana sibyo ni ibiki uyu mwana uramubona nimba ari na OMALI yarorera nimba ari na OMALI wumva uburemere ikibazo nkubaza yarorera ndimo ndababaza ngo uru rwavumba mwarukuye utongera kuntukira umwana hano mu rugo wanyereka ikimenyetso afite kigaragaza ko arwavumba iyi nkurumyi nawe mushyize mu gaciro yakayica muri salo muri mufite abashyitsi ntabwo uzi bikureba kugira ngo bibe byiza fata umwana wese nk'uwawe uzi kugira ngo bibe byiza nawe nimufate nimure muze muzarira azagimbuka uyu muntu ndabona n'umukobwa wacu azagira ibibazo utambeshya OMALI azabana ko nzi ko muri abasirimu uru ni rwo busirimu mufite OMALI azabana wibagiwe kera umwari umeze kwibuka kera mama SHANIA mama SHANIA nuko musiga mumeze uri muzi bako icecekere bihorere uyu mwana uramubona ntabwo ibi byakuzanye pardon ntabwo urabizi ko nkubaha nabikubwiye kuri ba mwana mbabarira wimvugira umukobwa nabi kuko ntabwo uzi karagiteri ziwe turumvikana ndakubwira ijambo rya nyuma nongera kumuvuga nabi kandi ribi ryatuma ducanga ntabwo ibintu bisanzwe mu rugo kwa papa SHANIA ntabwo bisanzwe pe muri salo icecekera mukobwa muri salo mu ntebe uzazajya kwicara mu ndi mu uyu yitwa makobwa wanjye uyu munsi nagarutse muri uru rugo uzajya kwicara mu ntebe wantizera reka umbone uhereye none umunsi nagarutse muri uru rugo uhereye none ntabwo ngendeye kwicara muri ntebe n'umukozi ntazongera kugukingurira kugira ngo si umuhungu wanjye mwashakaga twara umuhungu wawe mbese nibyo twapfa ni ukujya kwitwara se nyine nawe ntabwo twara umuhungu wawe nibyo twapfa umukobwa wanjye nzamushaka kuba mukuru rega tujye tuba abasirimu tujye tuba abasirimu wavuye he yego tujye tuba abasirimu rega niyo umuntu yaravuye ahantu habi akaruhuka mu basirimu nawe ntasirimuke gatoya nkoresha abajya gusirimuka cyangwa we nta bisirimu gucecekere naje njya kureba ikibazo cy'umukobwa wanyu uri mu kazana wanjye ntabwo nari nzi ko ndi bubihasanga bavandimwe banjye rero ibi ntabwo twabipfa ngo dutere hejuru mbasabye imbabazi niba nitwaye nabi ntukura akagira abantu ubigenje neza reka ubugabo utisubiye yose ntubizi tugomba kwisubira imbabazi rwose urakoze nkunda kugaruka vuba umukobwa wanjye SHANIA nzamuguha murakoze cyane rwose amashani na papa SHANIA rero yewe reka tugisubire muhira turebe ko twagerayo amasaha akiri mabisi herekeza abandi assalamu alaikum papa SHANIA sigara amahoro assalamu alaikum eh ambarenze mbo gatoya nubwo numva nakabaraga
umukobwa wanjye rero mbona anyereka ye Fisto urabona amasaha akuze reka tunajye mu nzu turajya turadukora cyane ko bimeze ariko ubwo arambabaje mu buzima nta kundi nase ko ari ibyacu nyine ariko wisubireho mvaho sawa ibyo nibyo nashakaga mwanze mwumve yego se ni byiza sawa nta kibazo rwose reka mbwire mama we ndebe ko hari icyo yitegura mama Shania Rapayika mugabo mwiza ariko witaba neza ninde wakureze ubundi n'ababyeyi banjye nicyo nkukundira rero witaba neza ariko ubundi wabaye kwa nyogokuru wawe nyoko niyo twabaye cyane abantu ba kera bagira ikinyabupfura ni abakera bo yababo uzi ko umeze nk'abakera neza erega mukecuru wanjye yantoje ikinyabupfura nibyo no kwita ku mugabo nyine nibyo niko gahenge nje kumva icyo wanshakiraga nandi mu gikari yaga uzi ibintu ugiye kukubwira ni ibintu byiza ntabyo se mba ndi kwishima dore nasetse iminwa yageze aha kubera ibyishimo nanjye mbwira rero dufatanye guseka ibyo byishimo ndabisaba reka rero mukubita agasitoye yego ubu Shania mushiki wanjye ambwiye ko agiye kumutegera agataha numva nishimye cyane Shania wanjye ubu aratashye none arabahageze ngo agiye kumutegera reka nzijya kumutegurira disi yewe reka nze mutegurire akantu azisanga nagakoze ahubwo se kagiye kuza indwara ye buriya yakize buriya yakize ubwo yatashye yakize kwa muganga bamwitayeho cyane maje gukubura nabyutse ndakoropa maje gukubura urugo rwa batatu nisangemo njyenyine mu mirimo yo mu rugo ntabwo bishoboka Fisto yagiye kunywa Feza araryana so wasanga ibintu Fisto yambwiye ari ukuri koko Feza yarabaye yarivunikishije ataravunitse namumerera nabi pe hari imirimo nsoje hari indi isigaye si ubu nanjye wakigendera ubundi sikegare we ngiye kuzaba korodi w'uru rugo abakorodi nyine baragowe ndakurahiye ariko murumuna wanjye wagiye kunywa araza afite inzara inzoga kaneke ngiye kwemera neke inzoga zitamwica kubera inzara ahubwo ubwo cunganwe na Feza kobwa araryamye ndi kuvunika kanere kwitinza ahubwo kanzana ibyombo mbanze noze urambwira ngo nta kibazo kandi atarya atanywa turakora iki ubu ngubu
aha ewa ariko icyo gukora cyo cyihorere yego ubu ngubu nahamagaye umari muko wagiye kuzana ampaye namuhamagaye yego moto iraparika hano nawo marahagera ubu rero reka ngende nkora ku kazi ndabizi ko Shania ari bukamwe kubera ko umara agiye kuza hano ahubwo witunganye neza tuzarebe ko wenda umari afite ibintu atubengera umwana reka nkora ku kazi vuba Shania ndabizi ko ari bukamwe gakore gatunganye turebe ko ahagera ese Fatu waruzi ikintu muhamagariye byagenze bite ase byagenze bite ntabwo wabonye ko twabasanze kwa mashani winyibutsa we waranagaje buriya cyore bene ibyo batunga mu rugo rwabo narumiwe ndumirwa karanagaki cyanasanze agakoko pe urana nuko namutunga mu rugo rwanjye pe niba ari ubwiyemezi ntunga niba ari iki ntabwo amunangira mu rugo rwanjye oya we ntabwo wamubonye njye twari twegeranye Ntabwo naragiye nicaye iruhande rwe mva mburu sinzi niba utarambonye nawe Ntakubona yari wese yanyishe akubanuje. nari nabuze ikintu nkora neza sinjye warose umbwira ati mwana wawe niwe ucaranga mbega umukobwa we ura ntabwo ari umukobwa ntabwo amye icyo ari cyo Se, mama Shania nuko nari umusirimu karakano yagakwibeye ubusima bwa mashani bwanjye nayo bahantu yabushyize ku buryo yatunga umukozi umeze kuriya ahubwo se umukozi buriya se urazajya umukozi wicara mu ntebe ntabwo yanjye yangira amasaro yanjye ese burazajya ibyakunda wenda guteka bazabimwigisha ariko si kunasa musaza yateka ibiryo babirye Ubonye kunasa? babonye abashyitsi akaza wenda twebwe uriya yagusebya ku rwego mbega umukobwa umva yari mfite ubwo akayigusiga imbaraga sa cyangwa se mbese ntabwo afite n'inda we simbizi bitewe n'ukuntu asa nazo ashobora kuba zifite nta kuntu Shania yarayimubwiye akajya hejuru oya ahubwo papa Shania ngiye kumugira n'inama pe papa Shania wabonye ukuntu yagusamiye hejuru byaranyobeye ibyo bari abantu byaranshanze pe yeba data we ukuntu ari abasirimu sinakekaga ko baza n'umuntu umeze kuriya ase mama kamanze mubaze buriya muntu ajya kubona ngabona uramuzanye ntabwo yahagera yankatira mu rwose uwo munsi wamwibutsa ibaze nda namuzanye ntabwo nakomeza kuba hano umuzi yewe gafatuma we ikintu nari nkuhamagariye cya mbere nari nkuhamagariye urabona ko Claude aheze mu cyaro ikintu ugomba kwita ni isuku mama nawe rwose nubwo urushaka isuku ugomba kuyitaho ako uzi ko ireba imirimo nkora hano uzi ko amasomo ari kuncika oya ntabwo se wiga nimugoroba uzajya wiga premidi saa 7 saa 8 saa 9 mama uzi kuva mu rugo unaniwe uvuye muri iyi mirimo ya hano urayizi ukajya mu ishuri ibintu byo kuryama kwawe kandi nakubwiye kuryama se ndacyabona umwanya ngaho rero reka nkubwire akantu kandaje ishinga ndashaka ko nganira nawe na Omari bibaye byiza wagenda ukamumagana akaza abavugisha arahari ntabwo umunsi yakoze ibintu byose nijya ndi ubu byose agasa ibi byose nagorwa n'amasafuriya byaratukuye ariko umagaye n'ubundi nanjye nabushakaga oya ubwo se Fatuma umusize he ko umusize amashaka size n'ubundi arimo arakora sinzi utuntu arimo niba ari amasana ngagiye kuza togeje ariko araje nawe nari mubwiye ngo yite ku isuku bwese agenda ajya kubikemura ngaho mbwira icyo wanshakiraga niba ari icyo wanshakiraga cyangwa nze mbwira icyo muhamagariye nta kibazo mbwira ariko nashaka kukubwira ko kwa papa Shania bamamagaye nyine nanjye nagira muganirize ku kibazo cya Shania urabona biranga urimo kunkoraho ko ari ukuri cyangwa bashaka kunkoza isoni kugira ngo bazite ko nareze nawe kari abana b'abagore b'umugore nyine ndabyumva mama wanjye wagerageje kuko ukanyuba kandi ukananyumvira kureba nabareze nkihaha abarera ndumwe muzi igihe se yapfiriye abarera pe none nkamba kujije none mutangiye kunyigaranzuka namukoze nyine ikibazo Shania ntago njya mwiyumvamo nako se Shania yamwangiriye nanjye ndagerageza n'ukuri
ndagerageza bizaza gerageza bizaza sibyo ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukumwisetingamo ukamusekeza kenshi ndabizi nawe bizagenda biza yakoze uko ashoboye kose kugira ngo anyereke kankunda nkorera ibintu by'Imana ibiki byose nanjye ndagerageza ariko biri kure cyane ntabwo mwiyumvamo cyane cyangwa ufite undi mukobwa washegeye wapi nta wundi bimbwire neza nabyo mbimenye nese ujya ngo nakubeshya koko mama ntabwo nakubeshya none se niba ashaka rero umukobwa wenyine uzi ikintu gituma mudahuza ni igiki none se ubu nanjye ndabizi se ntabwo mbizi ngerageza gushakisha urukundo ntabwo ukunda neza muzane kugira ngo abe hafi yawe ugerageze ugende umwiyumvamo nurangiza umutanga wigende kakana koze wabonaga ari ukuri koko ahubwo nyine kwa papa Shania arampamagaye ambwira ko ngo bavuye kwa muganga ngo nyine bageze mu rugo ngo ko Shania ngo yanze kurya rero papa Shania yarambwiye ngo ningende byibura ngo ndebe ko nubwo ngo namureba gusa ngo wenda ngari buze gushobora kurya